Uwiteka ashimwe cyane. Ni ya gahunda yo gusenga Imana, dusengana Imana buri mugoroba na Nkeramugaba John Baptiste. Tugiye gutangira dusenga Imana, turi ku munsi wa 4. Imana iguhe umugisha, dusengana Imana buri mugoroba. Uwiteka akugire neza, amen. Data mwiza, Uwiteka Imana, Data ushobora byose, uyu mugoroba nongeye kukwereka wera wa Isiraheli barushye n'abaremerewe, bagusange ubaruhure. Uyu munsi Uwiteka Imana Nyiringabo, abo bose barushye Mana ndabakweretse kugira ngo ngere kubaruhura, baruhijwe n'ibyaha, baruhijwe n'ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo, de ku munsi wa none wongere kubafata ukuboko, Mana ubagirire neza. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha, Uwiteka be mu ruhande rwanyu umunsi wa none. Wowe ubonetse, Mana ikwigaragaze ko ari Imana ikomeye. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yona. Turasoma ibice 2 n'umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Mana iguhe umugisha kandi Uwiteka akwigaragarize, amen. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanjye, amen. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana. Imana iguhe umugisha, Uwiteka ashyirwe hejuru, amen. Akaruru k'intambara numva karerema, Satana atabaza biwe bose bo mu isi, ariko singira ubwoba, nase gutabara, natangira ko mbahera cyane. Magarara watura sinami yishiya kumuriro, ariko nashobora gushingura kwarimbi kumusaraba Yesu yashinze. Tachozo bakumo zwe kurutare, ziritse umutima hera cyane. Wa mutima w'Imana
Uwiteka ashimwe cyane. Mana iguhe umugisha kuboneka. Uwiteka akwigaragarize. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana muri uyu mugoroba. Bamaso wumve icyo Uwiteka akubwira. Ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kutumvira bizana amakuba. Imana yatumye Yona, imutuma i Nineve kugira ngo aburire ubwoko bw'Imana, ariko Yona arangije aca indi nzira aranga. Uwiteka tugirire neza. Imana igiturinda kubw'isezerano. Imana yarinze Yona ntacyo yabashije kuba, kuko Imana yari imufiteho isezerano. Munsi wa none wowe wumva ijambo ry'Imana, ndakubwira ngo wumvire Imana. By'Imana igutegeka, by'Imana yakubwiye, wongere kubikora kugira ngo Uwiteka agufate ukuboko kandi akwishimire. Mana yacu tugirire neza. Kutumvira bizana ingorane, kutumvira bizana amakuba, kutumvira bizana agahinda, kutumvira bizana guhangayika, ariko kumvira Imana bizana umunezero, bizana ibyishimo, bizana intege mu bugingo bwacu. Mana iguhe umugisha kandi Uwiteka akwigaragarize umunsi wa none. Yona yahuye n'ingorane, ariko Imana iramutabara. Imana umunsi wa none iragushaka kugira ngo ongere kugaruka. Nk'uko Imana yakomeje kurinda Yona, murindira mu byaha no gusuzugura, nawe umunsi wa none Imana iracyakurinze. Wagiye kure, wacitse imbaraga, uhura n'ingorane zitandukanye, kwitotomba, ariko umunsi wa none Kristo Yesu aragukeneye. Umunsi wa none Kristo Yesu araguhamagara kugira ngo akugirire neza, kuvane muri izo ngorane, kuvane muri ibyo bibazo, kuko nuca bugufi umunsi wa none Uwiteka ndaba mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana iragushyira mu mutaka wayo. Uwiteka arakurinda. Imvura nigwa ntabwo izakunyagira, imivu nitemba ntabwo mazi azagutwara, nuca mu muriro ntacyo uzagutwara. Umunsi wa none wiringire Kristo Yesu, wumvire umuhamagaro cy'Uwiteka yaguhamagariye. Kuva umunsi wa none wongere kugikora kugira ngo Uwiteka Imana yigaragaze mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Iyo twongeye kugaruka tugaca bugufi, Uwiteka aratwishimira. Uwiteka arakwishimira umunsi wa none. Uwiteka arongera kumva isengesho ryawe. Imana yo mu ijuru irongera kukugirira neza no kugukorera bya bindi byananiranye. Uwiteka akwigaragariza yuko ari Imana y'imbabazi, ari Imana y'urukundo. Imana yababariye Yona imuvana mu nda y'urufi. Nawe umunsi wa none Uwiteka Imana agiye kukwigaragariza yuko ari Imana ikomeye. Kadusengane Imana. Wasuzuguye umuhamagaro, uca mu nzira yawe, ariko umunsi wa none ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wongere kugaruka. Uwiteka ateze amaboko kugira ngo akugirire neza. Uwiteka Imana, ndagushimiye ko uri Imana y'imbabazi. Ndagushimiye ko uri Imana itibuka ibyahise. Ndagushimira ko uri Imana igendera mu gihe tugezemo. Uwiteka Imana nyiringabo, wera wa Isiraheli, ndamukweretse yacaga indi nzira akaguhunga, ariko umunsi wa none banafashe umwanzuro wo kugaruka. Nk'uko wagiriye neza Yona umuvana mu nda y'urufi amazemo iminsi 3 n'amajoro 3. Uwiteka Imana nyiringabo, uyamaze igihe kirekire hanze yarahunze mu maso yawe, ariko umunsi wa none ndeka Uwiteka Imana wigaragaze ko uri Imana mu ruhande rwe. Uwiteka Imana nyiringabo, niwushimwe n'uhabwa icyubahiro yuko umunsi wa none wongeye guhindura amateka ye.
kandi ugiye kumugirira neza. Urakoze data mwiza, ushimwe n'uhabwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.